Buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka Abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura. Abakuze bavuga ko kwizihiza umuganura ari ugusigasira umurage w'u Rwanda bitewe n'uko ukubiyemo indangagaciro z'umuco nyarwanda. Muri mwaka wa 2025 umuganura wizihijwe tariki ya mbere Kanama umwaka wa 2025 ku nsanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe ishingiro ryo kwigira. Ibirori byo kwizihiza umuganura ku rwego rw'igihugu byabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, byabanjirijwe n'igitaramo cy'umuganura cyabereye mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera mu ijoro rya tariki ya 31 Nyakanga umwaka wa 2025. Umuganura wanizihijwe ku rwego rw'uturere, imidugudu ndetse no ku rwego rw'imiryango. Muhaye ikaze kuri Initalk Rwanda. Nge tugiye kubana nitwa Ishimwe Tedis. Nimba ari ubwambere ugeze kubona umuyoboro mugari, icyo nagusaba ni uko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi gusharinga ibiganiro byacu biba ari inkunga ikomeye cyane. Ubundi inzira y'umuganura ni imwe mu nzira 18 zari zigize inzira y'ububwiru mu Rwanda mu gihe cy'ingoma ya cyami. Inzira y'umuganura yakorwagamo imihango buri mwaka, yari igamije gufasha Abanyarwanda kweza imyaka myinshi mu gihugu kikagira uburumbuke. N'umuhango waheraga ibwami bagatanga umuganura, bagasangira bakanishimira umusaruro w'igihugu cyabaga cyarejeje. Abari bawushinzwe bitwaga abiru. Uyu muhango wari ufite intego yo kwibutsa Abanyarwanda ko bakwiye kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe, umuco umwe n'indangagaciro zimwe. Ubundi umuganura wizihizwa mu mwero w'amasaka, by'umwihariko wakorerwaga ku mbuto za gihanga arizo amasaka, uburo, inzuzi n'isogi. Umunsi mukuru wa nyawo utangira muri Kamena buri mwaka ugasozwa muri Nzeri, waheraga ibwami mbere yo gusesekara mu baturage. Ubundi umuganura atangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 9 ku bwa Gihanga Ngoma ijana wahanze u Rwanda, hanyuma wongera guhabwa imbaraga n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati y'umwaka w'1510 n'umwaka w'1543 ubwo yabohoraga u Rwanda. Nyuma y'imyaka yarengaga 10 u Rwanda rwari ruri mu maboko y'abanyamahanga. Umuganura waje kongererwa kugirwa ihame ridakuka mu kinyejana cya 16 ubwo umwami Ruganzu Ndoli yabohoraga u Rwanda rwari rwarigaruriwe nyuma y'amacakubiri yatumye umwami Ndahiro Cyamatare yicwa n'ababisha b'ingoma yarwo ya Rwoga kanyagwa n'abanyamahanga. Ubundi umuganura wabanzirizwa cyunamo cya Gicurasi, aho Abanyarwanda bibukaga urupfu rw'umwami Cyamatare, hagakurikiraho ibirori bya Kamena bishimangira ko habonetse umutabazi, ugasozwa no kwizihiza umuganura bishimira ko Imana yabasubije igihugu cy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuganura cyari ikintu gikomeye bagombaga guhora bazirikana kugira ngo batazongera guteshwa kuri iryo hame ry'ishingiro ry'uko bahuje byose, harimo inkomoko imwe, igihugu kimwe, amareme remezo ashingiye ku ndangagaciro zimwe n'umuco umwe. Umuganura wongeye kwamburwa agaciro mu gihe cy'abakoloni ubwo bari bageze mu Rwanda, kuko bazanye amacakubiri mu Rwanda, baca umuco nyarwanda wahuzaga Abanyarwanda. Mu muco baciye hakaba harimo n'umuganura wahuzaga Abanyarwanda n'umuco bari bahuriyeho, ndetse abakoloni banaciye umwirimo ushinzwe umuganura mu Rwanda bamucira mu gihugu cy'u Burundi, hakaba hari mu mwaka w'1925. Umuganura watangiriye mu musozi wa Huro, ubu ngubu uherereye mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu musozi uzwi mu mitegure y'umuganura, ni nako hategurirwaga umuganura, ndetse Gihanga Ngoma ijana awutangiza yabikomoye ku baturage bari bahatuye. Mu kinyejana cya 16 ubwo Ruganzu Ndoli yari aturutse i Karagwe, nyuma yaho igihugu cyari cyarigaruriwe n'Abanyoro, Abanyabungo, yifashishije ihuro mu kongera guha imbaraga umuganura. Mu mateka y'u Rwanda umunsi w'umuganura nibwo yagombaga gusangira n'abaturage cyangwa rubanda, bakishimira umusaruro babaga baragezeho. Ubundi byabaga ari umuco ku munsi w'umuganura ko abasaza bahuriraga hamwe bakaganura, kanwa amandwa, abakecuru bagateka umutsima n'ibishyimbo, bakagaburira abana bakabaha amata bakanywa. Umuganura wagiraga undi mumaro wo kuzirikana umwami kari we nyiri uburumbuke, bakamutura urutete rw'imyaka yabaga yeze muri icyo gihe. Uyu muhango wakomeje gukorwa mu yindi myaka yakurikiyeho y'ubutegetsi bwa cyami, wasigaye ukorwa ku rwego rwo kwishimira umusaruro. Abanyarwanda bagahurira mu ngo z'abakungu bagasangira ibyo kurya bakanywa n'inzoga. Umuganura ni umuhango ukomeye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere. Iki ni nacyo cyatumye
leta y'u Rwanda iwugarura ndetse ikawushyiraho itegeko riwuha imbaraga bituma wizihizwa mu gihugu hose buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka. Umuganura aba ari umwanya wo kongera kwibuka ibyo abanyarwanda bahuriyeho harimo igihugu, umuco, inkomoko ndetse n'ibindi. Umuganura ufatwa kandi nk'umunsi ukomeye mu banyarwanda wo kwishimira ibyagezweho, kwisuzuma no kureba ibitaragenze neza, guhigira imyaka itaha, gusabana kw'abayobozi n'abayoborwa, ndetse uyu munsi wizihizwa hamurikwa bimwe mu bikorwa by'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubukorikori. Umuganura ubu ufite igisobanuro cyo gusangira ku byavuye ku musaruro wejejwe mu gihugu hose. Kwizihiza umuganura kandi byarenze imbibi zo kwita ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi gusa, ahubwo byanageze mu nzego zireba z'ubuzima n'iterambere by'abanyarwanda mu kugaragaza urugendo rw'abanyarwanda rwo kwigira no kwibohora kwa nyako. Ubundi umuganura wizihizwa hashimangirwa umusaruro wagezweho mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubukerarugendo, ikoranabuhanga, inganda, uburezi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri umwaka wa 2025 umuganura wizihizwaga ku itariki ya mbere Kanama umwaka wa 2025 kuko ari wo munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama. Ku nsanganyamatsiko yagiraga iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Ngaye nguko reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugera ku musozo. Ngiyo imva n'imvano y'umunsi w'umuganura twese twizihiza ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka. Reka ngushimire, icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.